umva ukuntu byamugendekeye umukobwa. Nuko twaba turi abakobwa babiri turi inshuti magara, byo nibyo abakobwa bagira agakungu, turi inshuti magara, ariko nkaba mfite umusheri uba hanze w'umuzungu. Nakubwira nti tuzajyane kumureba mu gupresenteho. Nkabwira umusheri nti mfite umushuti wanjye ndashaka kuzamuzana, aboherereza amatike, abohereza amafaranga y'indege y'abantu babiri. Bagezeyo barenjoyinze, aramupresence, baramenyanye. Kumbe umukobwa ahana nimero na wa muzungu, bahana nimero. Bahanye nimero, baje ari ku cyumweru, bageze naho ari ku cyumweru. Bukeye ku wa mbere umukobwa yari yahanye gahunda na wa muzungu, ahita asubirayo. Ntabwiye mugenzi we, ntagize ati none umukobwa urabizi ufite guhamagara mukavuga story utuntu mwagiye mubona twinshi. Umukobwa nawe yahamagara kumva mugenzi we nimero yo ntayiriho, ajya kumureba mu rugo iwabo arebe ko byagenze amahoro. Agezeyo asangayo murumuna we, aramazi ase ari he? Undi ati ntawe uhari. Undi ati ariko nta muntu, undi ati nta kibazo afite, aritahira. Ariko ntiyamenya ko wenda kuba adahari yarenze aho mu Rwanda, agera ingendo by'abakobwa bakina ndende, afite aho yigendeye, aritahira. Kajya yandika akabona undi ntamusubiza, ariko akabona na sheri we yarahindutse mu gusubiza, mu kwandika, mu byo bavugana. Kumbi nyine nawe urabyumva guhinduka, ari biza ari kumwe n'undi. Umva muvandi, arangije umwana w'umukobwa yicariye mu rugo, kumwe byandi byacu dupostinga, abapostinze yicaye mu nzu ya wa muzungu, kandi umukobwa arayizi yose kuko yari n'isheri we. Yinjiraga amage, yagendaga akamara igihe akagaruka, abarapostinze kuri state, apostinze na Sira arazibona. Sira azibonye arikanga, arebye n'imyenda abona n'utwenda nyine turi sexy dushyashya atanazi. Sira biramucanga, byo nibyo abakobwa baba baziranye imyenda yabo, baba bandi nyine barakundanaga cyane ku buryo banatizanyaga. Biramucanga, abati se iyi myenda ko nariyo ntayo yari afite, iyi myenda ko mbona ari mishyashya. Undi sinzi ko yarebye kuri state abona yibagiwe kuboroka mushuti we, abona yanazibonye, ahita azisiba. Azisibye, undi ahita avuga ati okay, noneho kanjye iwabo njye kureba niba hari nanabaze. Agiye asanga wa murumuna we, aramubaza se ari he? Undi atariga ntawe uri naha, amaze igihe atari nayo, yagiye hanze. Ndetse yagiye ryari? Buri yagiye ku wa mbere. Ndetse birashoboka. Undi ati nyamara yagiye ku wa mbere nka nimugoroba. Undi ati ariko ateye nimero aduhamagaraho, reka nyiguhe. Undi ati oya mumpamagarire. Aramuhamagara murumuna we, muhamagaye ati se mwebwe amafaranga n'abashisi yarashize biki n'ibiki? Undi ati oya, ati shu wawe aragushaka, bitanaga shu byandi by'abakobwa. Undi ati aranshaka. Undi ati muri kumwe? Undi ati turi kumwe. Ahita amukupye, ahita yandikira message na Sira ngo sheri, ngo burya ngo nibagiye kubwira ngo nagiye nirukanka, ngo wa musheri wawe ngo yahise amapase, ngo y'undi mugabo w'umushuti we ngo ahita amapase, ngo bahita bambwira ngo ngende nihuta, ngo atari yajya hanze, ngo hari ikindi gihugu yari agiye kujyamo, ngo bahita bambwira ngo ngende nihuta. Ngumva ngo nabuze ukuntu nkubwira, ngo ndavuga ngo nzabikubwira ngarutse. Urumva banga azabimubwira agarutse. Undi ati nta kibazo. Undi ati nta kibazo. Amazi ati se uzagaruka ryari? Undi ati nzaza kuwa gatandatu, ahubwo shira tuzaza umfata. Undi ati shira nzaza kugufata rwose, ubwire murumuna wawe ntazirirwa aza, njye nzaza nkufate ku kibuga cy'indege. Undi ati sawa sheri urakoze, ati nzaza ngutere inkuru iki n'ibiki. Undi ati ibyo ni by'abakobwa. Ubwo bw'umukobwa arangije araza abibwira barumuna, arabwatumva mureke duhe umuntu ikosora. Igihe cyo kuza naramubwira ati nzaza kuwa gatanu, uzaza umfata. Undi ati kuwa gatanu nzaza kugufata, wowe uzambwira. Undi ati sawa. Bahana gahunda gutyo. Umukobwa ahamagara murumuna ati nimwizirwe muza kumfata, na Sira azaza kumfata ku kibuga cy'indege, tazaza kuntegereza. Undi ati sawa. Arangije na Sira aragenda kugurira ihene, ahamagara abasiramu umukovi b'abakobwa babiri, baramutekera. Agura amawayini buri kanya, n'umukobwa witwaraga imodoka yari gutambuka buri kanya bazanye ibyo kunywa. Agura amawayini bashyira ku meza, bagira gute, barategura nyine, baritegura kurya. Abantu bagize ngo ni umusheri ari buze ngo kwerekane iwabo, abaturanyi nyine.
ubwo isaha zo kujya gufata umukobwa zirageze, aragenda aramufata ku kibuga cy'indege, aramubwira ati sheri mu rugo nagutekeye, nakwiteguye, nagukoreye ibirori. Umukobwa arishima ati ni ukuri ni inshuti nziza gutya na gutya. Umva ariko ku mutima ari kuvuga, buriya ku mutima nyine ari kuvuga ati n'ukuntu namuhemukiye disi, reba ukuntu yanyiteguye, ko yamushyiriye indabyo ku kibuga cy'indege yahinze. Ageze mu rugo biramurenga, abona abantu bahari, abona ukuntu batetse, ewana ngo yinjiye yakuyemo inkweto azifashe mu ntoki, yasaze nyine, ibintu byose yabinaze hasi. Umva baranywa amawayini, bagira gute, bararya. Ariko ubwo Nasiri akaba ari umuhungu yabwiye nyine, yahaye ikiraka ngo bamwice, ngo nibarangiza ngo bagende ngo bamushyire ngo muri Nyabarongo. Nawe ujya unyumvira, ngo bamushyire ngo muri Nyabarongo ngo hirye. Nawe ujya unyumvira nturibaze, umukobwa ukimeze gutyo we, umuntu utari n'umugabo we babana mu nzu, ngo bamushyire muri Nyabarongo bamwice. Umukobwa ati umuhungu ati angahe, bavugana amafaranga. None uwo muhungu ubwo kuwa gatanu harageze, ajya ku umuntu w'umuturanyi aramubwira ati wanishe nkinywera itabi urumogi, ko ngiye gukorera ikiraka akunda guha amafaranga, ngo ati ngiye mbabura ntize ninywere mere neza, njye swingi ndaguha amafaranga 50 barangiza kumpemba. Undi ati niba urama 50 ngenda urunywe ntaribi. Ajya mu nzu aracomye, arangije njya muri icyo kirori. Ubwo we yari afitemo gahunda yo kurangiza umuntu. Abashyitsi bose, abandi bashyitsi barataha, izindi sereyi zirataha, ko ni amasereyi abo bana byatanu, zirataha, hasigara barumuna be 2 na barumakazi be 2. Ibaze nabo ubwo barafunzwe ngo baje gufasha umuntu we, na barumakazi be 2 nibo basigaye. Umva baramukazi be 2 na barumuna be 2 n'uwo muhungu nyiri kwica. Barangije umukobwa aragenda kuzana Jirete, azana n'urwembe ngo n'umukasi, aramubwira ngo ngiye kuguha isomo. Undi ati se ugiye kumeza isomo? Nasiri urumva umukobwa yahise yikanga ko arazi ko bari mu byishimo. Undi ati ugiye kumeza isomo? Nasiri ati wavuze ko utazi kogosha, ngiye kuzikogoshera. Umva barangije batorotira umwana mu buzima, ngo bafata umukasi bakajya bamwogosha, yari afite yumani, bafata urwembe bakajya bamwogosha baharura bakuranaho n'inyama. Barabanza mwogosha ibitsiki, urabona ko babimazeho, no mu mutwe, noneho ku gitsina ngo n'imishino barayiciye. Umva ngo barogosha mpaka akava amaraso. Umwana w'umukobwa avuza induru, niko ngo bari bamupfutse umunwa. Umwana w'umukobwa avuza induru, bamuziritse umunwa, ntaho yari gutakamira, nta muntu wari gupfa kumva. Umva avuza induru biranga, ngo bafata icyuma bakajya aho ngo ubona ku maboko, niko bagiye bakoza hose, no mu matako no ku gituba, imishino barashiririza mbye ku buryo ngo ntayo wabona. Umva noneho ngo buriya ku matako ukuntu ameze wakwereka, ku matako neza mu bintu ukuntu ameze wabikwereka. Umva noneho mu gihe bari kubikora gutyo, umukobwa urumva yendaga gupfa no kuvuga byamunaniye, andi bamaza n'izina bikanga. Mu gihe bari kubikora gutyo, wa muturanyi atari kuriya mu Karitasi wambwiye karanzanira amafaranga yanjye, agiye gukorera amafaranga katayanzanira tika njye kumureba, tubundi ko habaye ibirori na ninywere. Kumva arazi ko habaye ibirori, aragenda. Ubwo nibwo aje kwa Nasira. Ahageze abona nta muntu n'umwe uhari, kandi azi ko habaye ibirori. Yumva umuntu uri gutaka ngo akumva ngo mukoraha, ngo mumugire gutya, ngo mumugire gutya, ngo mumugire gutya. Arungurutse abona benda kwica umuntu, ahita ahamagara ngo papa we ahita ahamagara nyine umukuru w'umudugudu, aramubwira ati umva tabara, hano bari kwica umuntu. Ati se undi atari ko warasaze, kwica umuntu ni gutyo babivuga, bari kwica umuntu gute se? Undi ati ngiye mubwiye ko barimo barica umuntu, tabara umuntu cyangwa usange bamwishe. Ati ngiye ndi kubyumva, ati keretse niba ari filime barimo barareba. Urumva ati ndi kubyumva, keretse niba ari filime barimo barareba, atari ko barimo barica umuntu. Umva ubwo undi icyo yakoze yahise ahamagara RIB. Ahamagaye RIB, umwana w'umukobwa uwo nguri kubikora sinzi ukuntu yasohotse, arebye hanze abona amatoroshi bagose urugo. Sinzi ahantu yahise afata, arasimbuka
aratoroka, hasigara abo baramukazi be na barumuna bo babiri. We na n'uwo mukobwa wabikoze ntaraboneka, bafashe barumuna be na barumukazi be n'uwo muhungu. Niwe Libe yahise ifata we, uyu mukobwa bahita bamujyana mu bitaro.